Iyi video ni Israel Mbonyi urimo kwivuga. Israel Mbonyi mureba arashimira abantu bose bamufashije kuzamura channel yewe kagira aba followers benshi. Wagize uruhare wese kora kuri subscribe kandi ukazogera arabashimira wese. Ubungubu akaba ageze muri miliyoni 2 subscribers, 2 millions. So arashimira abantu bose, babigizemo uruhare. Kandi arabifuriza ko Imana namwe yumva amasengesho yanyu. Iki ni ikintu kidasanzwe cyabaye, ngo no mbere mu Rwanda ugeze muri 2 million, muri miliyoni 2, aba mu bahanzi mu bandi ba YouTuber n'abandi benshi abakoresha social media. Israel Mbonyi niwe wabaye wa mbere uza miliyoni 2. Ni ikintu kidasanzwe rero, kandi ari n'umuhanzi wa gospel. Bakunzi biwe, bakunzi ba Gospel TV, ndabashimiye cyane abagize uruhare mu kuzamura Israel Mbonyi ndetse no gukora subscribe. Iki ni ikintu kidasanzwe inshuti yanjye, ni ikintu kidasanzwe, kandi arashimira abantu bose bakoze subscribe. Iki ni ikintu kidasanzwe, nanjye ndabashimiye abantu mugira umutima mwiza wo gukora kuri subscribe no kuri umukoze umurimo ukomeye cyane utumwa kugenda bugera kuri benshi. Iyi ni Gospel TV. Komeze tuzamure n'iyi TV kugira ngo izagere kure, ibintu bibare byiza cyane kandi byo kwishimira. Ugenda ukora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video. Hano ni Israel Mbonyi avuga ko abyishimiye cyane.